ko bakunda umugore usa neza n'urugo rusa neza. Urugo rurimo isuku niyo rwaba rukennye ariko rufite isuku, yewe niyo mwamwe ndafite sima uzamenemo amazi ukurungire ariko hase neza, kandi nurangiza nawe use neza, sibyo? Wenda uzagura agakanzu keza muri caguwa ariko ubusa neza. Haje ikindi kintu kibi cyitwa telefone. Abagore basiga ba mu macati n'abagabo batari ababo. Shamwe abakobwa ziriya chat n'abagabo batari abanyu nizibasenyera ntimuzavuge ngo sinababwiye. Murachatinga mukanavuga nibyo mutagombaga kuvuga, mukanakora nibyo mutagombaga gukora. Musigaye mwifotora mwambaye ubusa koherereza umuntu utari n'umugabo wawe. Kobwa bimubwira urebe nadase kumenye ko mbeshye. Abagore baba beza ari benshi ariko wowe urabaruta. Siko se byanditse muri Bibiliya? Wowe urabaruta. Kajya umubwira turabaruta pe. Ubwo atariko noneho wasengeye he? Imitoma yanjye yari ishyushye. Namwandikira gutubaruwa twiza nyine kubera ko erga nawe napiganwaga nabo bari bakomeye. None rero tumaze kwimariya abana byo yose yageze mu rugo. Hanyuma akajya mbwira atari ko twatugambo twiza bajya gumbwira twagiye hehe. Natwe babarokore basenga uzarebe ntidukunda kugorobereza mu rugo. Teka dutemba tujya ugahamagara bitesha ese nimugoroba uraburi hehe? Warebye saho duhurira tukaba tuganira ugiye katubyemera bataju ntabwo tuzongera gucana inyuma. Twabyihannye kera ubwo twavaga mu byaha, ariko wasanga hano harimo ababikora ko nabonye njya ntangara bibaza ariko buriya kuki hari abantu usanga hano rwose hari abagore beza, ugasanga umuntu afite abagore beza nk'abo mbona imbere yanjye, bakagwira ngo uriya mugabo ngo arasamburise asambana n'abasabate. Iyo ntimubimbwire nta kibazo, niba mwicaranye wongorera uwo muri kumwe mugore utari kwa kageso nake wacu. Mbere y'ukurema n'ibihugu yarabanjiriye mu rugo, akaba ariho izajya ihurira n'abantu. Ngo buri mugoroba yaramanukaga ikajya kuganira nabo. So ikintu cya mbere uzareberaho urugo rusoza intego y'Imana ni urugo Imana itahamo. Haleluya. Hahandi abantu bavuga bati muri uru rugo haba Imana. Ndaza kubigarukaho kandi icya kabiri mbasezeranije sindi butindi, kuko ndashaka yuko haba umwanya w'ibibazo, kandi ndabiza abantu iyo bicaye gutya abagore batoya bavanze n'abamama bakuru, abasore bavanze n'abapapa bakuru, hari igihe umuntu avuga ataribaza ikibazo nk'iki nakibaza muzehe hanyumva cyangwa databukwa nyumva. Uri bwumva afite ikibazo yifuza kubaza ariko bitamenyekanye, turaza gushaka udupapuro mwandike tuducangacanganye nk'ucanga amakarita. Ekriture zanyu sinzizi ntimushyireho n'amazina, hanyuma nzajya nsoma ikibazo mbasubize, ariko turabanza ku bibazo byoroshye umuntu ashobora kubaza n'abandi babyumva nta kibazo kirimo. Amen. So ndagira ngo rero duhere kuri icyo kintu, urugo. Intego ya mbere y'Imana, umugambi wa mbere w'Imana ku rugo ni ukuba ahantu ihurira n'abantu bayo. Ubwo mushatse mwagenda mucishaho akarongo kavuga ngo ariko iwanjye mu rugo tujya twicara Imana ikaza. Ko mbabona muririmbira Imana hano, hari wari wumva iwanyu muri saro mwicaye mwateye indirimbo mukaririmbira Imana? Kuko niba Imana yanyigarukira hano mu rusengero ubwo ni ikigirwamana, kuko ubundi Imana iba hose, kandi aho yashyizeho hambere igomba guhurira n'abantu ni mu rugo. Uzi impamvu yabishakaga ityo? Duhura rimwe mu cyumweru mu buryo bw'amateraniro, ariko mu rugo kuwa mbere tuba duhari kereka twagiye mu rugendo, kuwa kabiri tuba duhari, kuwa gatatu tuba duhari, kuwa kane tuba duhari, kuwa kane duhari, kuwa gatanu duhari. Mu rugo niryo torero ribaho. No muri covid murabizi, sinzi niba muri Kenya muri covid mwaragumye mu rugo. Mu Rwanda yigeze kuza itegeko ryitwa guma mu rugo, n'imbwa ntisohoke.
ariko twagiye muri guma mu rugo ahubwo nicyo gihe cyiza cyabayeho kuri jye na madamu kuko muri guma mu rugo twaririranwaga mu gitondo ubundi dusenga twihuta tujya ku kazi kuko nta kazi kari gahari twarasengaga tugasoma Bibiliya tukaririmba guma mu rugo yatubereye umugisha kuko iyo ufite urugo rurimo Imana ibyo hanze niyo wabifunga wicaraho ukavuga ngo muri guma mu rugo ubu Imana igiye kutubona noneho nayo igomba kuba yaranezerewe ukavuga ngo noneho nabashyize mu rugo none nabasanze. Amen. Hanyuma ushyireho umurongo uvuge ngo niba utajya usengana n'umugore wawe warahushije warahombye mu mugambi w'Imana. Abantu benshi ngo ubwo wakwicara n'umugore nozi niyo Imana itarakumva usengana n'umugore wawe ubwo sinzi uko turi bubyite. Ariko hari ikintu kimwe nabonye uzi ko abagabo benshi iyo bageze mu rugo babibirage wamubwira utari ko hari abo tujya tujyana reka bari nifatira urugero tukajyana tukagera muri ati mada ati sengera ibi biryo tugiye gufungura akabisengera tukicara aho ngaho twajya gutaha ati mada ati sengera abashyitsi cyangwa pastor dusengere udusabira umugisha habasabira umugisha hari naho ndara ase uyu muntu naje umugore arasenga tugiye kurya ibiryo umugore arabisengera tugiye kuryama n'igihe wabasengeye azadusengera ryari mu rugo rwo Imana izamenya ryari yuko ari we nyir'urugo kuko buri umugabo ni umuvugizi w'urugo. Ariko ikintu Rwanda cyari ku ntego y'Imana ya mbere muri Edeni intego ya mbere y'Imana yari ahantu ihurira n'abantu. Amen. Ndaje turabisoma muri Bibiliya ubu ni umusogongero. Intego ya kabiri Imana yari ifite kunezezanya umugabo akanezeza umugore n'umugore akanezeza umugabo. Niyo mpamvu uri Imana yararebye iravuga ngo ariko si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye. Mu yandi magambo reka muremere umugore uzamunezeza. Mwembe mu bahunga mukaba amabubu mugaceceka gusa komera muri mukamera nk'inyoni yanyagiwe n'imvura. Ujye umenya ngo hari ikintu cyapfuye kuko mu rugo umugabo agomba kunezeza umugore n'umugore akanezeza umugabo. Iyo yari gahunda ya kabiri y'Imana. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Gahunda ya gatatu yo n'ubundi Imana yari yarishyizeho no kubyara abana mukabarerera Imana. Kubyara abana mukabarerera Imana. Kuko buriya urugo niyo pepiniyeri. Muzi ikintu bita pepiniyeri na ahantu batera ibiti bikabanza bikamera bakazabihakura bajya kubitera ahandi. Pepiniyeri y'Imana ku bantu ni urugo. Abantu bose bavukira mu rugo kereka abagize ibyago umuhungu agatera umukobwa inda cyangwa umugabo agatera umukobwa inda umwana akazavuka atari hamwe na se na nyina bijya bibaho. N'abagize ibyago wenda umugabo agapfa ariko bisigara bavuga ngo hariya ni kwa kanaka uwo mwana iyo havukiye baravuga ati so yapfuye ukiri mu nda ariko yitwaga kanaka. Burya abavuka bada hanze y'urugo nibo bagira ibyago. Hari igihe umugabo abyara umwana akanga kumwemera umwana akajya bazanye nyina atari ko papa ninde ngo wimbaze ibyo ngibyo ngo papa akamwereka sekuru. Ariko ubundi umwana agomba kuvukira hagati y'umugabo n'umugore agakura afite papa na mama nibwo akura neza. Izo nizo ntego eshatu Imana yari ifite mu muntu. Mureke rero twinjire mu mugambi w'Imana ire mu rugo tujye mu itangiriro igice cya kabiri. Kandi ndihuta kugira ngo isezerano ryanjye ntaryica ko uyu munsi ndashaka kubumva mubaza. Itangiriro ibice bibiri ndatangira ku murongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine
reka muremere umufasha umukwiriye. Murahari 2:18. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu hita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Reka mbanze nongere nshimangire aka gace ka mbere k'iki gice cya kabiri, kuko uhereye ku murongo wa 15 baratubwira ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ikintu cya mbere Imana yabanje gukora, yabanje kurema umugabo uzi inshingano ze. Sibyo? Umugabo uzi inshingano. Twahoze tubiganira nabo twazanye mu modoka tureba ukuntu imico yagiye ihinduka. Buriya kera iyo usubiye inyuma ibintu byo gushyingira abana batoya byaje vuba. Twahoze tubiganiraho no mu Rwanda niko byagendaga. Ubundi iyo bakubwiraga ati uyu ni umusore uhamye ushobora kubaka urugo, nko mu Rwanda hari ibintu nibura bitatu yagombaga kuba yaranyuzemo. Icya mbere, ku myaka 12 kugeza kuri 18 yajyaga mu cyo bitaga itorero, akagenda akiga gukunda igihugu, akiga kukirwanirira, bakamwigisha gukama inka, bakamwigisha kubaka inzu, bakamwigisha kubaka urugo, bakamwigisha kurwana, bakamwigisha gukirana, mbese bakamwigisha kuba umugabo. Ku myaka 18 agatsubira iwabo, ariko asubiyeyo ari umusore bashobora guhamagara akajya mu batabarira igihugu. Ariko bakiri batoya 18 19 hafo babashyiraga mu ngabo ntoya zidatabara kugira ngo babicishe ipfa. Babitaga indirira. Indirira ni ukuvuga ngo ni indirira rugamba. Ni abantu b'abasore bakiri batoya bumva kubita agatoki ku kandi atari ko bazandekura ryari ngo nanjye nje gutabarira igihugu. Icyo gihe yabaga ari mu ndirira bamupimiraga ku kindi kintu. Icyo gihe ubwo se ntiyongeraga gukama inka, ntiyongeraga kuzigishisha, ntiyongeraga no kuzahura, yaricara akareba yuko uriya muhungu ashobora kuzatunga urugo. Hanyuma igihe cyazagera bakamubwira ati sha iyo wakira inzu, agatumira abagenzi be bangana bakamufasha kubaka urwe rugo, kubaka inzu, sakamubwira ati none ugenda ube mu nzu yawe, bakabona bakamushyingira. Uwo yabaga ari umugabo bamaze kureba yuko ashoboye. Naho uragenda abantu mukicara aho ngaho bakaba umugenerwa bikorwa. Byaje vuba, hahandi umuntu arongora agasiga umugore wabo usakamumurerera, nawe ukajyuza akakurera, ntacyo ukora, ntacyo winjiza, ntacyo umara. Birya bo ashobora kuba ari umuco mwakujije hirya sinzi igihe mwawutangiriye, ariko ubundi kandi basogokuruza abanyu bavuye iwacu. Bivuga ngo nabo bamanukanye uwo muco wo kubanza ukarera umusore akaba umugabo, ukanamupima ukareba ko ari umugabo. Nahoze mbibwira abagabo twari hamwe ejo, umusore wanjye, umuhungu wanjye umwe yagiye kurongora, namuhamagara ndamwicaza nabonje kumbwira ngo ufite fiance ko nabonye umutweretse, ndagira ngo tuzicare mbanze mpime kuri umugabo, kuko ntibakijya mu itorero ryo ry'igihugu ariko bajya kwiga. Ibyo kwiga byo ubwo yarabirangije kuko narabibonaga, ariko kuba yarabonye lisanse akaba yarabonye akazi ntibimbwira yuko ari umugabo. Twaricaye ndamubwira ndagira ngo numve kutekereza nk'abagabo, banza umpe ibitekerezo byawe numve yuko utekereza nk'umugabo. Uriya mukobwa w'abandi numuzana ntabwo uzadukoza isoni. Kamwe atari ko dade ati yewe uriya ati tangira kumbwira imigabo n'imigambi. Ngeze ndamubwira reka nkongereremo ibindi bizagupima yuko uzabishobora. Ibyo wambwiye ndabyemeye, ariko ngeramo nibi. Simbabwira ibyo namwongereyemo, ariko nabyongeyemo, kandi yagombaga kubikora mbere yuko nemera yuko akora ubukwe. Bimwe narabimufashije, ibindi arabyifasha, ariko agomba kubanza akicara kuko n'Imana nicyo yabanje gukora.
kuko ibi byari bigiye gukurikiraho byari byubakiye ku mugabo. Aha rero niho tugiye gutangira kwiga by'ukuri. Buriya iyi Imana ivuga ngo umugabo ni umutwe, ni umutware w'urugo, ntabwo ari umutware kuko ari umugabo uyu nguyu mubona hano wambaye ipantaro. Murumva icyo nshaka kuvuga? Ni umutware kuko asohoza inshingano zo mu rugo. Turi buze kubona niba udasohoza inshingano zawe mu rugo, uri umutware w'icyitiriro. Bashobora kukwita umutware ariko ugasanga Imana ivuga ati ariko uyu nguyu nubwo bamwita umutware ariko buriya ntabwo ari we, sibyo? Reka turebe bimwe mu by'Imana yavuze. Icyambere ndaza kuza hari ibintu ndibuze kugarukaho twize mu badamu, nibyo ndibuze kugarukaho twize mu bagabo kugira ngo tubihuze noneho. Ariko reka tubanze turebe urugo rwa mbere uko rwari rumeze. Icyambere twakibonye, urugo ni umushinga w'Imana. So Imana igomba kuba iya mbere iwacu mu rugo. Ariko kugira ngo ntaza kubigarukaho, reka mbabwire icyo bishaka kuvuga. Muri responsibility y'umugabo, icyambere urugo rurimo Imana ni urugo rusengana. Kugira rute? Hirya hari abadamu mvuze ngo urugo rurimo Imana ni urugo rugira rute? Rusenga na. Ntabwo ari urugo rusenga gusa, ni urugo rusenga na. Bivuga ngo umugabo bumbura kanwa gasenga, umugore akavuga ngo amen. N'umugore akabumbura kanwa gasenga, umugabo akavuga ngo amen. Urwo ni urugo rusengana. Ubwo muze kugenda mushyira agatike mu buryo mutari ko iwacu ibyo ntibihaba. Icya kabiri, urugo rurimo Imana rugendera ku mahame y'iby'Imana yavuze. Hari ibintu bitaba mu rugo rurimo Imana. Kugendera ku ijambo ry'Imana, iby'Imana yavuze mukabyubahiriza, ibyo yatubujije mukabyirinda, ibyo yadutegetse mukabikora. Urwo ni urugo rurimo Imana. Muranyumva neza? Icya gatatu, urugo rurimo Imana rubamo umugabo n'umugore bajya inama y'uburyo bwo gukoreshereza Imana igihe cyabo n'ubutunzi bwabo. Aha ni naho henshi abantu benshi batangira kuvuga ngo se pastor ngo ibyo ko twumva oya, iyo Imana iri mu rugo umugabo n'umugore bumvikana uko bazakorera Imana n'igihe cyabo, harimo kuza mu materaniro ko no gukoreshereza Imana igihe cyacu n'ubutunzi bwacu, ibyo bizamo amaturo n'icyacu. Wenda mbaho urugero, ngewe nkifite umugore wanjye turi wa fiancé, none nabanje gushaka ubushakashatsi ku ngo ko natinyaga urugo rubi, kandi ikigusetsa nta rugo rubi nigeze mbamo. Data yapfuye mfite imyaka 5, narezwe na mama. Iby'abagabo bakubita abagore ntabyo nzi, iby'abagabo bacuranwa n'abagore cyangwa bagira bati ntabyo nzi. Ngewe narezwe na mama. Nyambisetsa abantu nkavuga nti niyo mpamvu kubana n'umugore ntabwo bingora, kugiwe narezwe na mama, nzi kubaha abagore kuko niwe wandeze. Njambwira n'abantu ngiye mama niwe wangize icyo ndicyo. Yadusigaranye afite imyaka 27, turi abana 4. Mukuru wanjye afite 7, ngiye mfite 5, mushiki wanjye afite 3, murumuna wanjye afite amezi ngira ngo 3 niba atari 2. Araturera tuba abagabo. Abagabo nyabagabo kandi twese uko yatubyaye nta kigwari cyabayemo. Narize, mfite doctora, mfite masters, mushiki wanjye ukurikira afite masters. Twese uko yatubyaye yagiye. Ndi murumuna wanjye ni umupastori nawe. Twese turaho tumeze neza. Mukuru wanjye umwe kuko yagombaga kumufasha imirimo yamukuye mu ishuri, ariko nawe ni umuhinzi mworozi wifashije, yifitiye inka ze, nta kibazo. Na mama arahari n'umukecuru. Urabona mama umbyara ngana gutya, kandi ngende umuhungu we wa kabiri. Arakuza afite imyaka hafi 90, ariko aracyakomeye.
niyo mpamvu mbabwira nti jewe ntabwo bingora kubaha abagore kuko narezwe n'umugore kandi ibintu byinshi niba binyigishije ariko icyo nari ndimo kubabwira mbere yuko nshaka nari narabonye ingo mbi ntangira gukora ubushakashatsi ngo menye niki gituma urugo ruba rubi ni niki umuntu yakora ngo agire urugo rwiza nsoma ibitabo byinshi nkegera abantu nkabaza abandi nkegera gusa nkitegereza hanyuma maze kubona fiance ndababwira reka rero nkubwire hari ikintu ngira ngo tubanze twumvikaneho uri umurokore nanjye ndi umurokore ndagira ngo twubake urugo rubamo Imana ibi bintu bitatu maze kubabwira twabyemeranijeho n'uno munsi tujya tubisubiramo Imana ni ya mbere iwacu nta munsi nzi ndaryama na madamu turi hamwe tudasenganye niyo naba naniwe wa munaniro umwe uba wumva hasigaye kuzana isanduka bakagushyiramo ugapfa hari igihe najyaga mva kubwiriza ubutumwa nkaza naniwe pe nkurura amaguru nkaza nkicara mu ntebe nkabwira abana ntimuze dusenge ndananiwe twatangira gutera indirimbo bakabona ndasinzira bati dade tukurimo gusinzira ntindananiwe ariko turasenga niyo naba naniwe tuzasenga kandi kenshi biyo bazaga basinzira gutyo twari dufite ikaro yari iri hagati nk'izi ngizi bahagararaga mu ikaro n'ubu bajya babinyutsa bakabwira ngo ariko nguri bukuntu twajyaga duhagarara mu ikaro bo bahagararaga mu ikaro bakambwira ariko nawe urahagarara mu ikaro ntoya ntabwo papa yahagarara mu ikaro ariko nabigishaga ko igihe cyo gusenga kigomba kubaho ko twari twarabisezeranye na madamu naba ntahari bakabikora naba mpari bakabikora bamaze kugenda kuko bamwe bararongwa abandi bagiye mu kazi turi babiri twicara mu nzu iwacu tugafata igitabo tukaririmba twarangiza tugasenga twarangiza tugasoma Bibiliya twarangiza tukongera tugasenga tukajya kuryama urugo rurimo Imana icyo nicyo cyambere urugo rwubahisha Imana ubutunzi bwabo twabisezeranye turekira abafiance n'uno munsi ifaranga riciye iwacu mu rugo ryaba riturutse mu mushahara ryaba riturutse no mu bindi tuba twakoze turaryandika icyacumi kikabanza kikagenda giye nshinzwe kukijyana washinzwe kugenzura ko nabikoze ntago ukinisha imitungo y'Imana giye nshinzwe kubijyana washinzwe kumbaza yuko nabikoze amen kuko icyambere batubwiye ngo Imana niyo yatekereje urugo igomba kuba nyirarwo ikarubamo ubwo nshatse nahagarara nkabwira ngo iwanyu bimeze bite icya kabiri wa mugabo Imana yamuresponsabilije hanyuma irangije imuremera umufasha umukwiriye reka mvuge ku mufasha umukwiriye sibyo buriya rero ririya ni ijambo rikomeye cyane buri mugabo wese wicayemo hano wagize umugisha umugore wakaba hari umurebe umwitegereze wibaze niba ari umufasha ugukwiriye kandi iyo mvuze umufasha ugukwiriye ubwo n'umutware ni kimwe kubera ko reka mbere icyo bikora iyi shati ntabwo nayidodesheje ariko madamu niwe ungurira amashati ko giye ni nka big boy arangurira arabizi ko giye nta mwanya mbona wo kujya mu maduka iyo agiye mu maduka akabona ishati nziza hari nubwo ahurira nazo mu nzira cyangwa akazisanga umuntu arangurira ariko iyo nzishyizemo zirafata rero iyi ni ishati yanjye irankwira nanjye nkayikwirwamo rero niba kuvuga ngo umufasha umukwiriye ugomba gukwirwa mu mugabo wawe nawe ukagukwirwamo ku buryo mwuzuzanya ubigeraho uti hariya muri Bibiliya Imana yavuze ngo tumureme umufasha umukwiriye ariko nkunze kubwira abantu ni buriya hari ikintu nabonye ntabwo Imana igizana costume nk'iyi shati yanjye izana tisi kabura rero iyi tisi uyidodemo costume igukwiriye ni gute umugabo ahindura umugore akaba umugore umukwiriye kuko ubundi iyo urongoye ntawe urongora umugore arongora umukobwa sibyo ra kandi buriya niyo wamushaka yarigeze kuba umugore
ntabwo yari umugore wawe, bivuga ngo ntabwo yagupimweho. Ahubwo ndetse bijya biba bibi iyo urongoye umugore wigeze kubana n'undi mugabo, cyangwa iyo urongoye n'umugabo wigeze kubana n'undi mugore, kuko ahora kugereranya n'uwo yari afite mbere. Kavuga atari ku mugabo nari mfite mbere ntabwo amera nk'uyu, hari ibyo yankoreraga wowe udakora. Cyangwa umugabo akavuga ati umugore nahoranye ntabwo ameze nkawe. Rero uriya kugira ngo umugore azabe umufasha ugukwiriye bisaba ikindi kintu cya kabiri gikomeye, toko, ibiganiro, akamenya ibyo ukunda akabikora, ukazabimusubiriramo kugeza igihe azabimenya akajya abikora neza. Amen. Kuko buriya abantu ntibakunda ibintu bimwe. Nkanjye sinkunda kurya. Madamu rero akiza bari baramubwiye ngo iyo ushaka kunezeza umugabo uramutekera, akaba ubwo ateka sinjye cyangwa nkarya dukeya. Akamubwira ati ariko se ukuntu mba nahiye amaso nteka ukaza ntunarye ukarya dukeya, ati ugeye nawe nari kurabizi umuntu wakubwiye yuko inzira ijya mu mutima w'umugabo ica mu gifu yarakubeshye. Jewe niba ushaka kujya mu mutima wanjye ntuzace mu gifu. Naho ngenda nk'umushyitsi njya ngorana, atari ukugorana bya bintu byo kwanga kurya. Oya, jewe si ibintu by'ibiryo njya gusa kugira ngo mbeho, ntabwo ndi wa muntu ukunda ibiryo. Umugore wanjye rero yagiye agateka, ageze aho ngaho nawe arabirambirwa, aravuga ati uyu mugabo wanjye hari abagabo ngo batajya barya ibiryo byatetswe n'abakozi. Urumva rero umugore akibwira ngo arimo arakunezeza, akicara mu gikoni agateka, wataha ntunamubwire ngo wakoze kuko ntabwo byagufasheho. Yageze aho kuko nawe ari umukozi akajya areba ko ibiryo bihari bimeze neza ubundi, kuko muri abo bagabo batarya ibiryo byatetswe n'abakozi simbamo. Sinjya ndushya umugore kubijyanye n'ibiryo. Nge nari umuvugabutumwa. Buriya rero abavugabutumwa turagorana. Uragenda ubwiriza ubutumwa uze gutaha saa 4 y'ijoro. Hari abagabo umugore arindira saa 4 y'ijoro akabona kujya mu ziko ngo agiye gushyushya ibiryo by'umugabo. Narambwiye nti Imana ingira umuvugabutumwa yampaye igifu kirya ibiryo byose, ariko twaguze utuntu tw'udukonteneri dutuma bikomeza bigashyuha, ariko ntuzirushye wicaye mu ziko ngo utegereje ko nza ngujye gushyushya ibiryo. Biba bigishyushye iyo waguze terimosi y'ibiryo byo birakunda, kuko ariko nazo zaje ejo bundi sitaraza. Nawe ngo ubishyira mu isoroyi nzajya mbirya uko misanze, we kujya uruha. Ariko yagombaga kubanza akamenya, nanjye nkamumenya. Ubimenya ute? Muganira. Umuntu mutavuganye ntuzamenya ibyo akunda, ntuzamenya n'ibyo yanga. Ariko hari ibyo nanga, hakabaho n'ibyo nkunda. Ibyo nkunda narabimubwiye tukiri cyane, nawe rero hari ibintu ugiye nkunda aba ari byo uzajya unkorera, hari n'ibintu nanga uzabyirinde. Mu bintu uzirinda bibiri byo nari mbizi ko adashobora kubikora. Ngira ngo iyo nigisha abantu benshi bamaze kumenyera, nyamubwira abantu ko ari ubwoko butatu bw'abagore ntari gushobora: umugore w'umusambanyi, umugore w'umusinzi. Ibyo nari mbizi ntabyo akora kuko ni umurokore. Ariko n'aba barokore narabonye bagira kanwa bavugira hejuru. Nabwe numva rero nkubwire, jewe nanga umugore uvugira hejuru. Uzambabarire niyo nakurakaza, ujye ubanza ubihindukize mu mutima no mu kanwa. Nitwicara nguri tumva sheri hari ibintu wambabajeho, ubimbwire neza utuje, nzabyumva sindi igipfa amatwi, ariko uzirinde kuvuga uzamuye ijwi. Kwizamuye ijwi n'iryange rirazamuka. Ariko hari abagabo mbona babyihanganira, uretse ko atari benshi. Umva abadamu murimo hano mbibabwire, nta mugabo ukunda umugore uvuga azamuye ijwi. Cyo naje gusanga abagabo benshi tubisangiye. Ariko hari n'ibindi wowe ushobora kuba ukunda wifuza ko agukorera. Niba uri umugore bibwira umugabo, mubwire uti ariko buriya gihe ugiye umbwira utuntu nk'utu ukankorera ibi ngibi byanezeza, kuko tugomba kunezezanya. Umufasha ugize ute ugukwiriye ava hehe? Muri communication, mukavugana. Aha rero niho imico yacu igorana. Arabwira ngo rwose koko ngurambwira ko wicarana n'umugore ko mukavugana. None uticaranye n'umugore wawe ngo muvugane, muzakora imigambi y'urugo rwanyu mute? Ngaho nimurebe nk'ubu naragiye simpari. Ubu utaganira n'umugore azarindira igihe uzagarukira kugira ngo
akora imirimo y'urugo. Ugomba kwiga kandi niyo mwaba mubana mu rugo. Twebwe iyo tubyutse mu gitondo ikintu cya mbere nkora ngo ni igishefu w'urugo, ariko buri hagize ikigenda nabi n'igihe Imana yabibaza. Iyo mbyutse mu gitondo ndabanza nka checkinga ko umugore wanjye abyutse ari muzima. Nabari se uramutse uti timeze neza, uyu munsi se ufite kazi ki? Kuko nawe arakora. Ndetse jewe ndi mu kiruko kizabukuru waracyakora. Uramutse ufite akazi ki? Mfite ibingibi n'ibi. Impamvu mbimubaza nuko ubundi nkiri umukozi nanjye namubwiraga ibyo ndi bukore kugira ngo abone uko ansengera, akambwira ibyo ari bukore kugira ngo nanjye mbone uko musengera. Hanyuma twarangiza tugasenga. Ubanza muvugane, niba hari n'ibyo mugomba gukora mubipangire gahunda, sibyo? Rero ntabwo ushobora kugira umufasha ugukwiriye mutajya muvugana ngo amenye ibyo ushaka abikore, amenye n'ibyo wanga byirinde. Ari umugore ari n'umugabo. Ndabona abadamu bamwe batangiye guseka kumenya bidashobora koroha rimwe na rimwe. Basetse buri harimo akantu, sibyo? Icya gatatu, reka twihute tumuremere umufasha umukwiriye. Hanyuma Uwiteka Imana isinziriza umuntu, ubuticura asinzira, imukuramo urubavu rumwe hasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Urubavu niyo mpamvu nabwiye ngo mwicarane kandi wicare ibumoso hafi aho usubira iyo wavuye. Buriya umwitwa Martin Luther yabivuze neza, aravuga ngo icyatumye Imana ikura umugore mu rubavu ntimukure mu kirenge, ngo yamukuye mu rubavu kugira ngo agire agaciro kangana n'ak'umugabo. Ubundi burya nushaka kubaka urugo rwiza uzabanze wiyumvishe ko we n'umugore wawe cyangwa we n'umugabo wawe mufite agaciro kangana. Agaciro ndaje mbibatandukanirize n'ibindi, ariko agaciro turakanganya. Twese twaremwe mu ishusho y'Imana, twese turi abantu, sibyo? Ndetse iyo turi abakristo bwo twembi turi abana b'Imana. Buriya abagabo muri mo hano mbabwira ikintu muzajya mwitondera. Iyo wicaranye n'umugore kandi wubaha Imana, Imana bari so ari na so bukwe, sibyo? Rero iyo wicaranye n'umugore wawe ujye uvuga ngo data bukwe arandeba, ibyo nkorera uyu mukobwa we nzabibazwa. Amina. Ubwo bihita bikuramo ingeso mbi zimwe na zimwe z'abagabo bakubita abagore. Jewe mfite abakwe, ariko mfite n'abahungu. Hari itegeko bafite ridakuka. Ahubwo abahungu banjye uwo nzumva bakubise umugore nzaza mutware azabe hano, nzamugusubiza wabanje kwihana ukansaba imbabazi, kuko nge ngomba kurinda abakazana banjye, ariko no ku rundi ruhande n'abakobwa banjye. Abakobwa banjye barabizi, nawe uzankubitira umwana nzaza mutware kugira ngo nzamugusubiza uzongera usabe wongera ukwe, kuko amasezerano ya mbere nzaba nayasheshe, si byose? Kuko buriya Imana irakubwira ngo hari ibintu utagomba gukora, hari ibintu utagomba gukora, hari ibintu utagomba gutinyuka gukora. Nubwo abantu bakubwira ngo mu muco wacu turabikora, ariko Imana irabyanga. Nk'icyo kintu cyo gukubita abagore, musome Maraki aho ibuza gusenda, aho ibuza divorce, iranavuga ngo nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Bivuga ngo wakubise umugore arabyimbirwa, arangije kugira ngo abandi batabibona arenzaho gakwembe, akajya agenda ahishahisha ngo bitabona ko aramukubise inkoni mu bitugu. Imana ikavuga ngo ibyo ndabyanga, ntuzakora ibintu Imana yanga kandi ari umubyeyi wawe. Agaciro kangana, ariko kugira agaciro kangana ntibivuga kureshya. Ndagira ngo mu bitandukanye muri no minsi dufite ibintu byitwa uburinganire biki. Kureshya ntabwo ari byo, ntabwo umugabo azigera areshya n'umugore. Kubera iki? Ahubwo turuzuzanya. Abagore babiri bicaranye ntabwo umwe ashobora gutera undi nda,
sibyo umugore ntashobora gutera undi nda niyo mwagira mute nta bushobozi mufite bwo gutera inda abagabo natwe nta bushobozi dufite bwo gutwita niyo umva siyanse yaraje ubuhanga bugezweho bwaraje n'abahanga mu kubaga baraje bambaza ntibabona aho bashyira indi byana mu mubiri wanjye ntaho Imana yasigaje hashobora kujya umwana mwari mubizi ko burya abagore baturusha ingingo mu mubiri w'umugabo nta hantu Imana yashigaje ushobora gushyira indi byara abagore bagira amara bagira igifu bagira impyiko bagira impindura bagira umwijima bagira umutima n'ibihaha nkatwe ariko bakongeramo indi ngingo twe tudafite indi byara tukuzuzanya twe tugatera inda bo bagatwita bakabyara turuzuzanya kureshya si ngombwa ariko turuzuzanya siko bimeze kandi buriya nibyo bakubwira ngo umugabo ni umutwe nahoze mbibigisha kare ntabwo umutwe usumba umutima iyo umutima uhagaze ubwonko burapfa siko bimeze kandi by the way burya ni nako bimeze no mu rugo ariko wenda no kubera ko jewe ndi umuswa iyo madama adahari kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwanjye kirahagarara uzi ko hari igihe inzara ijya inyica ndi mu rugo kandi ibiryo bihari umukozi wacu bigeze kumufata sinzi ibintu yakoze abapolisi baramufata kandi madamu yari yagiye mu kazi hanze ndatansanga umukozi ntahari ibiryo birahari amasafuriya arahari amasahani arahari noneho umuhungu wanjye umwe avuye ku ishuri ndamubaza se wa muhungu yagiye hehe ati simbizi ndabira yampaye reka turaye ubusa ndamubwira nti reka rero nkwereke cyo ko urya niho umujyi wera mwiza nawe none ugenda ubanze wige turajya kurya muri restaurant agenda ararya nako ariga arangije tugenda n'amaguru hafi yacu hari za restaurant zihari tujya muri restaurant iyo zitaba hafi tuba twararaye ubusa kandi ibiryo bihari kubera ko hari ibintu bimwe utamenyereye gukora duso burya turuzuzanya sibyo tugahana agaciro kuko twuzuzanya hanyuma Imana izanye uwo mugore Adamu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo aha harimo indi nkingi ikomeye nagiye nanagarukaho yitwa kuvugana communication aha kuvuganaho rero ndagira ngo mpatinde ikintu gikomeye cyane abagabo tujya twima abagore kandi bakunda ni amagambo meza cyane amagambo meza ndabivuga ubwo wenda bamwe baraseka ariko museke nta kibazo kubwira umugore wawe ko umukunda byagutwara iki kuko buriya mubyemera mutabyemera jewe mfite mama nabwiye ko mama ari umukecuru afite imyaka 90 hafi twaramumenye na madamu rwose mama iyo dushaka kumunezeza tumubwira neza nkange rero kubera ko ari nawe wandeza kankuza nkanamurata nkagira ngo iyo mbona burya abakecuru hari ukuntu bajya bifungaho gato agenda nkamubwira nti mama ntari kuribuka yuko buriya kera ari wajya gutwigisha kuririmba akubita indirimbo imwe muzo yajyaga turirimbira umukecuru nawe agatangira agakoma amashyi tugatangira tukaririmba ubwo neza umwijima ukaburarangiye kuko buriya kimwe mu bintu byagiye muri DNA mu maraso y'abagore kuko nicyo kintu cya mbere wumvise bakiva mu rubavu na amagambo meza umugabo yarebye umugore ibindi byose yabyitaga izina rimwe aravuga ati wa ati uyu nakagufwa ko mu magufwa yanjye Imana ikomerezaho ati nakara ko mu mara yanjye ataho ati ndamwita umugore kuko yakuwe mu mugabo urumva ni poem ibindi yabyitaga izina rimwe ageze ku mugore akora poem kuva uwo munsi niko babaye umugore wanjye tumaranye imyaka 34 murambona uko ngana cyane tukira abafiance rero imitoma yanjye yari ishyushye namwandikira gutubaruwa twiza nyine kubera ko ergaye nawe napiganwaga nabo bari bakomeye none rero tumaze kwimariya abana ibyo byose yageze mu rugo hanyuma akajya mbwira atari ko twatugambo twiza bajya gumbwira twagiye hehe n'ubu ngo tumaranye imyaka 34 nabwo mbwira atari ko utahiruka kumbwira ko nkunda ntabwo se ubu ntabwo bizi ati ndabizi ariko mbashaka kongera kubyumva
abagore ndababeshyera uriya cyane cyane wareba bakiri batoya ziriya nkumi mureba bareba bashaka kubyumva ni ukuri ntabwo ari ukubabeshya niba utazi no gukora umutoma uzawuhimbi wenda uzashake uko wabyita kose ariko yumva umubwira yuko wamubonye kandi umukunda ntubona ndabivuze abagore bose bahita baba beza nuko mutabareba bose bahise baseka communication ikintu cyitwa quality time ndaje reka twihute aha ikindi gikurikiyeho rero gituma urugo rumera neza cyo muri Edeni aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ndagira ngo tuvuge ku karamata k'umugabo n'umugore. Buriya mu bintu mugomba kwigisha abasore natwe tugomba kubatoza nk'ababyeyi naka karamata k'umugabo n'umugore. Biriya byitwa protection. Umugabo agomba kurinda akaramata ke n'umugore. Iki ndashaka kukivuga mwese mucyumva. Hari igihe twicara mu rugo ugasanga umugabo yahaye agaciro mama we nabashiki be nabarumuna be akamurutisha umugore. Rirya ni ikosa rikomeye. Niba hari mu bicaye hano niho hari ujya bikora. Uyu munsi uve hano wihannye kuko mu mategeko y'Imana Imana iravuga ngo uzasiga so na nyoko ubane n'umugore wawe akaramata. Kole akaramata. Nta karamata k'umugabo na nyina kabaho. Nta karamata kanjye na mushiki wanjye kabaho. Nta karamata kanjye na barumuna banjye kabaho. Akaramata nakanjye na madamu. Iyo madamu aje abandi bose bahita bajya ku ruhande. Ariko nibivuga ko tubata dore inyungu ibamo. Iyo ufashe umugore wawe ukamukundisha umuryango wawe, sibyo? Akawukunda. Ahubwo abagore namwe mbahanureho gato. Hari abagore banga umuryango w'umugabo. Burya nawe wakoze ikosa. We washatse mu muryango urangije uwuzanamo urwango. Niba kuviraho indimwe ninde uhomba? Kuko akenshi cyangwa iteka sindabona umugabo wagiye gushakira iwabo w'umukobwa. Siko bigenda? Umukobwa ari mukagasanga umuhungu iwabo. Noneho ugeze muri wa muryango wihaye kwanga abusanze. Ese uzaba wenyine? Azabana n'umugabo ushaririye ku mutima? Oya, buri buryo bwiza abagore rwose muzabyige. Ariko n'abagabo mubafashe. Buriya umugabo ni ukundisha umugore abantu biwawe. Reka mbere uko bikora. Yewe wacu tugira abantu bakenera gufashwa. Sinjya mfasha bene wacu. Oya, nge mbiganira na madamu. Nk'umuntu yaza akeneye gufashwa nkamubwira nti rero uriya muntu namukaniye. Namwemereye amafaranga y'umwana y'ishuri. Ariko kugira ngo nawe ugire umwanya wawe umwongerereho. Bakaza bati yambwiye ngo mpangana gutya ati se atugoya guhaye nayo ibikoresho by'umwana. Ati se atirekanya kongerereho. Bakayavuga wavuganye n'uriya mugore ntiwavugana n'umugabo we. Urumva bamukunda bibwira yuko andusha ubuntu. Kuko je ntacyo bintwaye. Ni bavuga ko andusha ubuntu n'ubundi ni bene wacu. Ariko niba mukunda nzaba namufashije gukundwa na bene wacu. Sibyo? N'abana baje mu rugo abo dufasha. Kireka b'abahungu tujya tubagurana. Nkafata b'abahungu bakeneye ko mbashyiraho igitsuri cy'umugabo. Ariko b'abakobwa ndabamuha. Nabwira maze abakobwa sinamenya guha abakobwa amafaranga. Icyo bareberera. Icyo gihe bituma umugore wawe ahabwa agaciro iwanyu. Nicyo bivuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore we akaramata.
burya rero protection y'umugore wawe ni responsibility yawe, ariko nawe madamu gukunda umuryango washatsemo nayo niyo nzira nziza yo gukundika. Twabyumvise kimwe, akaramata ukarengera umugore wawe, kuko dore mbabwire mpora mbyigisha abagabo, iyi mpeta yanjye nayambitswe na madamu, sibyo? Kandi nabwiye ukuntu ndata mama pe, ni intwari itangaje. Ariko iyi mpeta ni ya Kayitesi Penny na madamu wanjye. Hari umunsi ku itariki ya 18 ukwezi kwa 8 muri 19 nateze urutoki yishyiramo aravuga ngo nkwambitse iyi mpeta wahishije umubiri wanjye ngo haye ibyanjye byose, mbivuze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ibifashemo kuva uwo munsi ntiravamo, niyo nkara bibirimo, niyo ngende birimo, yewe twigeze no guhunga yari irimo igumamo, sinjya nyikuramo kereka ibyo mbyereka abantu. Kubera iki? Ni ikintu kinyibutsa ko hari umunsi bambajije ngo we Rutayisire Antoine, wemeye ko uyu mukobwa Kayitesi Penny abo umugore wawe ushingiwe ngo mubana karamata mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, murwaye cyangwa muri bazima, uzajya umukunda, uzajya umukuyakuya, uzajya umurinda, uzareka abandi bagore bose ubane na Kayitesi Penny na wenyine kugeza igihe muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Kavuga ngo mwemeye nicyo. Iyi mpeta rero ni kashe y'indahiro nakoze ihora inyibutsa kuri ya mugore turi mu karamata. Amen. Rero buri muntu wese hano ajya byibuka. Hanyuma ngere kuri akangaka nongere utundi duke nsoze. Baratubwira ngo uyu mugabo n'umugore, kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Iri ni ihame rikomeye cyane mu kubana mu muryango, so kwambara ubusa ibingibi byo mu buriri. Ibi babyita transparency, kudahishahisha. Ingo nyinshi zirahishahisha, abagore barahisha n'abagabo bagahisha. Nigeze kwigisha abapastori twigishaga mu ishuri rya theology, mbabwira nti ugomba kugirana transparency yuzuye n'umugore wawe ku buryo n'amafaranga ufite mu mufuka udatinya ko yamenya. Umupastori umwe ahita amanika arambwira ngo pastor ngo hagarika mbanze nihane. Nturihane iki? Ati je mfite umuco mubi, ati kandi nayo yigishijwe n'abandi bagabo. Ati ubundi iyo mfite amafaranga mu mufuka, ati iyo ngiye kuryama mfite ahantu nyahisha, ati nkayakura mu ipantaro nkarara nyahishe kugira ngo ntaza gusinzira cyangwa najya muri douche madamu agakora mu mufuka akamenya amafaranga afite uko angana. Kandi wasanga na hano harimo abakora baryo. Rahira ko badahari. Hari abagore nabo kubera yuko iyo umugabo yatangiye kuzana utwo tugeso, n'abagore nabo bazana ko kageso. None murabona nkamwe mu hano muri impunzi, ukagera wenda nk'umuvandimwe wawe akakohereza nk'idolari 200, hanyuma madamu umuvandimwe akawemwereza nk'idolari 300, akazikubita ahantu akazitsimba nkuko bavuga mu Kinyarwanda iwacu, akazunamaho kazisha. Umugabo akazana zazindi 200 mu kazirya, wazabona inzara yateye ukajya ushunaho dukeye, akakubaza atari ko amafaranga wakwiye ngo ni yayandi wampaye ngo ndacyayacunga neza, ngo atazamenya yuko nawe hari icyo wabonye. Guhishahisha. Burya rero igihombo cyo guhishahisha, ntimushobora gukora plani hamwe ngo muvuge ngo dufite nagize umugisha umuvandimwe yanyohereje idolari 300, ubwo we wakohereje 200, reka 100 turibike kure turya ya 400, hanyuma aya ngaya azadutabara igihe tuzaba twagize ikibazo. Iyo abantu bahishahisha ntibatera imbere. Kandi icyo mbibabwiriye iki ngiki, iwacu mu Rwanda biba mu muco w'abagabo. Noneho 94 twagize ibyago, haba genocide ikore Abatutsi. Hari abagabo b'abakire babaga bafite amakonte mu mabanke ariko barayihisha abagore.
bafite amazu bubatse bakayashyira ku mazina y'abavandimwe babo cyangwa y'abana b'abashiki babo. Umugabo agize gutya arapfuye, umugisha w'Imana umugore ararokotse n'abana basigara mu bukene kandi bari bafite amafaranga, nta naho yagiye. Kubera iki? Guhishahisha. Burya iyo uri umugabo n'umugore muhuza umutima, muraganira, ibyo mwabonye mukabisangira, mukabigenera uko bizakoreshwa, mwarangiza ibyo mubika mugenera igihe kibi nabyo bikabaho, ibyo mukoresha nabyo mukaba muzi uko bingana. Byabatwara iki? Iriya transparency Abanyarwanda ntibakunda kuvuga aho bagiye. Uhura n'umuntu ukamubwira tugiye, ati sinzi aho ngiye. Kamubaza se wari uri he? Ati sinzi aho mvuye. Wagera hirya ati sinzi umuntu twavuganaga arambwira. Dukunda guhisha, ugahisha n'uwo mu bantu, kandi hano wasanga mubikora. Yego, oya ntimubimbwire nta kibazo. Niba mwicaranye wongorera uwo muri kumwe, mubwire utari ako kageso nake wacu, sibyo? Hanyuma mwige gufatanya, transparency and honesty, kubwirana ukuri. Hanyuma rero iyi niyo sura y'urugo rwo muri Edeni. Mu mugambi w'Imana ni uko urugo rwagombaga gusa. Ni urugo rurimo Imana, rwubahisha Imana ubutunzi bwose, rwubahisha Imana igihe cyacu, busenga Imana. Ni urugo aho umugabo n'umugore bafite agaciro kangana, ukanyubaha nanjye nkakubaha. Ni urugo rurimo communication nziza, aho tubwirana byose, tugakorana imigambi hamwe, tukajya tugenzura ko ibyo twasezeranye twabigezeho. Ni urugo rudahishahisha, rurimo transparency, umugabo akanezerwa n'umugore akanezerwa. Ikintu rero kinejeje nubwo icyaha cyashenye urugo, Adamu na Eva bakirukanwa muri Edeni, icyo Yesu yaje gukora ni ukudusubiza agaciro kacu. Ko Bibiliya tubwira ngo iyo turi muri Kristo nta mugabo nta mugore, Kristo aba ari muri twese, ari muri bose. Yadushubije agaciro kacu. Arangije amaze kudusubiza agaciro kacu, abwira abagabo ngo noneho nimunyigireho, mukunda abagore banyu nkuko nakunze itorero. Abwira abagore ngo ariko namwe munyigireho, mwubaha abagabo banyu nkuko itorero ryubaha Kristo. Sibyo? Reka nangirize kuri aka kantu kuko karaza kubafasha byinshi. Muri Bibiliya ahantu henshi Imana itubwira uburyo tugomba kubana n'ibyo tugomba gukorerana, ariko umuntu umwe yabikozeho ubushakashatsi. We nta nubwo ari by the way, ibi ngiye kubabwira ntabwo biva muri Bibiliya, ariko bifite aho bihurira na Birenze, ndaza kugenda mbibereka. Umugabo witwa Rutayisire yakoze ubushakashatsi ku bagabo. Ndagira ngo abagore bose babyumve kuko mbyigisha abagore, abagabo ntibari bahari, kugira ngo ujye ubone uko umubwira uti ntumvise ko bakubwiye ko hari ibyo ugomba gutunganya. Rutayisire yabajije abagabo 25,000. Aravuga ati muntondekere ibintu mukunda, muhere ku cyambere mugeze kuri 5 bya mbere. Abagabo baratondeka, barabitondeka. Abagore narabibabwiye murabyibuka, wenda abatari bahari ngiye kubibabwira ubu ngubu. Abagabo baratondetse, ariko ngira ngo abatondetse bari bicaye hariya munsi y'iriya, kuko kuri nimero 1 ibintu abagabo bakunda ku bagore imibonano mpuzabitsina. Kandi ibi ngibi ntimugire ngo jewe nanjye naje gusubira inyuma ndebye uko ngenda nigisha abagabo n'abagore, nsanga ko bifite agaciro. Abagore bo barabizi, wende intuitivement iyo agiye guhana umugabo ahambera afungira nawe, yaza yamubwira atari kuko numva ngurumana atishya abanyabyaha bose n'ubundi bazashya. Yamubwira atari ko rwose aterega uyu munsi narwaye umugongo, ndumva nta kigenda. Bwacya mu gitondo yagaruka akamubwira ati noneho si umugongo gusa ahubwo hiyongereyeho n'iryinyo. Bikaba bibi. Ariko byo ni ubushakashatsi bwakozwe, kandi nzi neza ko butabeshya, kuko nanjye nakoze ubwanjye mbajije mu young couples, nsanga ahubwo icyo kibazo kinakomeye, kirakomeye pe. Muze kubazanya hagati yanyu ati bari ibintu pastor yavugaga ariko buriya ninguriragaho nibiki.
menye icyo kibazo kitoroshye. Icya kabiri ngo abagabo bakunda kubahwa ukamenya ngo uyu ni umugabo wanjye ukamwubaha mu buryo bwose. Reka mubwire akantu muzirinda mu bintu mujya muvuga abagore muravuga, uzavuga ibintu ujya wirinda kuvuga ingeso z'umugabo wawe uzibwira abandi, kuko iyo zimugarutseho akazumva nabandi burya ibintu biba byapfuye. Jya wubaha umugabo wawe umuhishire, sibyo? Niba afite akageso mujye mukaganira muri ya honesty yanyu muri communication, ariko ntabwo ari kujya gutangariza abacuti bawe muri quartier. Ubaha umugabo wawe umwubahisha, sibyo? Abagabo bakunda kubahwa. Naba yicaye mu bandi bagabo, umugore yigeze kuvuga ikintu yaje muri counseling n'umugabo. Umugabo atangiye kuvuga aramubwira ngo pastor ngo unyumvira nawe. Madame uratinyuka nanjye mpari nyumvira nawe ngo avuze nk'umugabo. Ubu niwe umusuzugura gutya twicaranye, ubu iyo muri mwenyine bigenda bite? Bari wasuzuguye umugabo wawe ukamubwira yuko rwose ari bure, uba wamurangije. Abagabo bakunda kubahwa. Icya gatatu bakunda, bivugiye ko bakunda, ngo bakunda umugore usa neza n'urugo rusa neza. Urugo rurimo isuku, niyo rwaba rukennye ariko rufite isuku, yewe niyo mwambu ndafite sima uzamenemo amazi ukurungire, ariko hase neza, kandi nurangiza nawe use neza, sibyo? Wenda uzagura agakanzu keza muri CYANGWA ariko ubusa neza. Ko ibyo ni ishema ry'umugabo kugenda n'umugore usa neza, sibyo? Kandi mwebwe ubundi ndabona kimwe cya kabiri Imana yarakibakoreye, mwe muri beza. Rero ujye maintaining ubwo bwiza, ukomeze use neza, we kuzana mukushi, we kuzana iminkanyari, we guhekenya amenyo, use neza, sibyo? Abagabo bakunda abagore basa neza n'urugo rusa neza, byo byita domestic support. Icya kane abagabo bakunda, ngo bakunda umugore ubaba hafi. Icyo wavuze kubaba hafi nanjye naje kubibona. Hari igihe umugore agaburira umugabo cyangwa akamurangiraho ibiryo biri akigendera. Ntuzabikore. N'umugabo wenda wariye mbere n'abana, ndabizi bamwe mwe nimunasangira n'abagabo, ariko ikintu uzabona gitangaje, abashaka kukubona uri hafi aho nubwo muticaranye kumwe, ariko abakureba uri hafi aho. Umara kubishyira ku meza wenda ukigendera, burya apeti yihitishira neza. Ibyo mbabwira nanjye abagabo ndababeshyera. Azabitereke ku meza kubwira ati ibiryo biri hariya, hanyuma yigendere. N'urya ndakurahiye ntabwo birenga umuhogo. Dukunda ko mutuba hafi. Nkarya nkureba kantera peti, sibyo? Ndababeshyera abagabo, ndababeshyeye. Bo niba mbabeshyeye yewe nikomeze, kandi nibwira ko nanjye ndi umugabo. Umugore wanjye namuhaye uruhusa iyo natinze. Naramubwiye nubona natinze cyane nzajya nkubwira, wowe urye n'abana, ninza nzajya ndya nta kibazo rwose. Yewe ibyo ntibindakaza kuko umurimo wanjye niko ukoze. Ariko iyo mpageze, niyo yaryamye ko ari igihe abananiwe, niyo yaryamye kumva mvugije honi bakankingurira, arabyuka kaza akanyicara iruhande nkarya. Arangiza kurya, ababizi neza ko natanyicara iruhande nshobora no kubyihorera nkaza nanjye nkaryama. Kubera iki? Dukunda ko mutuba hafi, sibyo? Icyanyuma batondetse 5, navuga ko mbaha 5. Icyanyuma batondetse akaramata k'umugabo. Abagabo bangaga kungu kabandi bagabo. Abagabo rero mbavugire nongere mbisubiremo, haje ikindi kintu kibi cyitwa telefone. Abagore basiga baba mu macati n'abagabo batari ababo. Shamwe abakobwa, ziriya chat n'abagabo batari abanyu nizibasenyera ntimuzavuge ngo sinababwiye. Murachatinga mukanavuga nibyo mutagombaga kuvuga, mukanakora nibyo mutagombaga gukora.
musigaye mwifotora mwambaye ubusa koherereza umuntu utari n'umugabo wawe. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya, buri munsi mpura nabyo muri counseling nkora. Umuntu akanyereka ati nyereke ndebera nk'ibi ngibi koko. Umuntu niba ari muri Amerika cyangwa ari muri Canada mujya gukorana video call umwambaye ubusa ngo kugira ngo wunguke iki? Niba wararongowe byaratinze kugukunda kwe ntacyo bizakongerera. Kandi ibyo mbabwira ibyo ngibyo bifitiye gihamya. Uru rubyiruko dufite hano, ziriya nkumi zacu n'abariya basore barimo barakora amafuti na biriya bintazi by'ibitelefoni. Ngo ariko ngo urumva ngo ariko ngo twachatingaga, mwachatingaga mugira muti? Ujya guchatinga n'umugabo utari wawe muvuga ngo I love you, wakunze rimwe na karamata. Uwo nguwo abagabo ntibakundaga kunguka abagore babo n'abandi bagabo. Mubimenye, uzasenya ntagire ngo sinamubwiye. Ntabwo ndi butangingero kugira ngo ntamena amabanga y'abandi, ariko ndazifite nyinshi. Ariko n'abagore nabo baravuze, bavuga ibyo bakunda. Nindangiza iki ngiki ndabareka noneho tuganire. Mu bihumbi 25 by'abagore, ikintu abagore bashyize kuri number 1 nicyo abagabo benshi bica. Ngo abagore bakunda icyo mu cyongereza bita intimacy. Intimacy rero ni hahandi wicarana n'umugore akakwegamaho ukajya umubwira ariko ukuntu uri mwiza, uzi ukuntu nkukunda. Ariko bakunda amagambo meza, bakunda intimacy, bakunda gushimwa. Na Bibiliya niko ivuga. Muzarebe hariya bavuga umugore mwiza wo mu Migani 31 aravuga ngo abana be bahaguruka bakamwita munyamugisha, ngo n'umugabo akamubwira ngo umva. Abagore beza babaho, ariko wowe urabaruta bose. Niba rero hari amagambo Bibiliya yanditse nuko yarizi yuko agomba kuvugwa cyangwa kundwa. Umusaza azagire rimwe abibwire umukecuru bamubwira ati umva, imyaka tumaranye nahuye n'abagore benshi mu nzira, ariko wowe urabaruta. Uzarebe ngo arahita b'inkumi neza, ahita araje nisaka b'inkumi. Erega ibyo buryo by'Imana yagiye yandika muri Bibiliya bifite ukuri. Ngaho abari abahungu mwicaranye nabo bakobwa bimubwira urebe nadase kumenye ko mbeshye. Abagore baba beza ari benshi, ariko wowe urabaruta. Siko se byanditse muri Bibiliya? Wowe urabaruta. Kajya umubwira turabaruta pe. Ubwo atari ko noneho wasengeye he? Ati ndakubwiza ukuri nyine ndabikubwira mbikuye ku mutima, urabaruta. Uzarebe, uzabigira umuco urebe ukuntu biba byiza. Nimubona umugore wanjye asa neza muzamenye ibiryarya. Amina. Ngo abagore bakunda intimacy. Number 2 icyo abagore bakunda. Ubwo turakomeje. Hari ibintu abagabo tugomba kwitondera. Ngo abagore bakunda ikintu cyitwa financial security, umutekano w'imibereho. Buriya akenshi turavuga ngo abagore bakunda ibintu. No, ntabwo bakunda ibintu, ahubwo bakunda kumva afite umutekano w'imibereho. Abana be batazasonza, batazabirukana mu nzu mwabuze ubukode, batazaza ngo arara ubusa yabuze icyo atekera abana. Iyo ibyo wabishyizeho financial security ikabihari. Niyo mpamvu uriya biba byiza iyo umugore akubwira ati ariko se tuzabona amafaranga yo gukora ibingibi niyo utanayafite. Cyo umubwira uti nta kibazo ndahari, ndimo ndayashakisha. Kuko tuyiraririye nta rongora inkumi. Ariko umugabo agomba gutanga security. Niyo waba utayafite ukamubwira uti ntuhangayike buriya ndahari. Ubwo mpari ntugire ubwo. Sibyo? Abadamu ndabeshyara. Ako kantu ntikaba ari keza. Ako kantu financial security, kumva yuko urugo rutekanye, yuko ibyangombwa by'ibanze bitazabura. Niho hava mu cya kindi cyo kudahishana.
iyo ufite kashi ku mufuka none ashaka no kumuhisha reka mbere cyo kuzajya ubigenza ujye umwereka ayo ushaka ko amenya ariko uhisha yandi kugira ngo yandi nashira nyine umubwire uterega security iracyahari nta kibazo don't worry ariko twebwe reka mbigisha ubwenge buri muri transparent je na madamu twatangiye twembi dukora ariko kubera nyine ubucakura bwinshi ngira bw'ubusmart genzi kubara ushobora kumpa ifaranga rimwe nkaricunga ukazambona naguze igare kubara ndabizi nzi gucunga nzi no kuzigama nzi no kwizirika umukanda nzi no gutubura ariko bitari bya bindi by'abajura tukimara kuzu yarambwira gatari ko buriya tuzaba dufite inzu ahongera n'inzu gusa inzu irahari uzasanga ihari ntuhangayike ko burya abagore bakunda inzu simpamvu bakunda inzu banga agasuzuguro ko umuntu uhora abasohora mu nzu ye ariko nanjye narakangaga avuze umuntu w'umugabo kubona barimo kuguhambiriza kugira ngo ejo iwacu bahamagara mudugudu bakaza bakubwira ngo uyu muntu arashaka inzu ye musohoke uri umuntu w'umugabo gataha ibintu byawe babishyize ku muryango ukabona umugore yagize isoni umwana wagira isoni mbabarira ukabona umugore aricaye yifashe gutya isoni zamwishe oya ugomba kumekinga shwa ko nta muntu uzagusohora mu nzu noneho mbwira madamu tumaze kwimariya ndabona rero hari ikintu kimwe ngira ngo dukore icyambere ubi cyatumye tugera ku byo twagezeho kuko twimariye dufite inzu kandi nari umwarimu nta nubwo ari n'inzu yo mu cyaro niyo mu mujyi kiyo naguze inzu mu mujyi wa Kigali ndi umwarimu ahantu mu cyaro ahitwa Rurindo ndabona rero buriya ibanga ry'ibi no kugira konte y'umutekano mushobora kumbwira mutari ko twebwe turi hano turi impunzi tugeze gute ni mushugurika ukabona amafaranga ujye wizirika umukanda wiyima ibintu bimwe na bimwe ariko ugire security account wayabika mu kimuga wayabika muri banke washyira kuri mpesa ubu yafite ahantu adakorwaho ku buryo azagutaba bigize umuco hari reserve account dukora iyo ari we nta ishobora gukuraho amafaranga ari jewe sinshobora gukuraho amafaranga kugira ngo aveho ni twembi buri kwezi dushyiraho amafaranga ya reserve kera abantu bakoraga utuntu tw'udusanduka tumeze dupfumuye nk'iki ngiki gashyiramo ibikoroto yaza yasagura 100 akarishyiramo madamu yigeze kubitangaho ubuhamya ejo bundi ngiye muri Amerika umugabo umwe arambwira ati ngiye kuguha icyacumi cy'inyigisho madamu wawe yigishije ati madamu wawe yavuze ikintu umwana wacu aragifata umwana w'imyaka 10 taravuga ngo biriya bintu uriya mudamu yavuze ngiye kujya mbikora bamugurira agasanduka na papa we akamubera umwana mwiza yasagura $2 akazi nako iri kwa $1 habamo inote ya rimwe ya 5 y'icumi yasagura $1 n'ibikoroto byabyo akabyihera umwana aravuga ati rwose ibintu $1 5 ibikoroto bizajya bibi by'umwana umwana akagenda akabishyira muri ka gasanduka ke arambwira ati kuvaho mwaviriye muri Amerika ejo bundi agasanduka karuzuye tugafunguye dusanga harimo $4,000 ati ndayajyana nyamushyirira kuri konte kuko niwe wayibikiye yarayabikaga nyina yamuhaka yashyiramo banti baza bakamuha gashyiramo banko bahanyura ati mfite agasanduka kanye anko kamutera nka 5 cyangwa 10 bagashyiramo $4,000 rero buriya iyo ufite reserve account ituma wicara ukavuga ngo ibyo ari byose niyo byamera nabi urugo rwanjye ntabwo ruzamera nabi ariko mubigeraho hari iki ari uko mwafatanije na madamu na Messi sibyo abagore ngo bakunda financial security cya gatatu abagore bakunda ngo bakunda umugabo wibuka urugo kuko burya kenshi twebwe abagabo iyo uvuye ku kazi utekereza aho uri bujye natwe babarokore basenga uzarebe ntidukunda kugorobereza mu rugo teka dutemba tujya bwamagano bitesha ese nimugoroba uraburi hehe warebye saho duhurira tukaba tuganira ugiye watashye ugasanga umugore wawe n'abana
n'abapastori turabikora n'abandi turabikora, ariko ngo abagore bakunda umuntu wibuka akagira umutima wibuka urugo. Icyo ni icya kangahe? Ni icya gatatu? Icya kane. Icya kane rero cyo kirashekeje, ngo abagore bakunda ibiganiro. Ariko nanjye naje kubibona ari byo. Madamu wanjye hari igihe tuba tuganira, nkaba ndi kuri telefone ndimo gusubiza message, kambwira atari kubwo uranyumva, nti ndakumva toya, ndashaka kundeba, tukavugana undeba. Kabwira ariko se wewe vuga ndagutega atoya, ati ndekeye naho ngaho ntabwo urimo kunyumva. Ngo rero ngo bakunda ko wicara mukaganira, mukunda ibiganiro ukavuga nkureba, nta bindi mpugiyemo, mbese ari wowe nanjye nude. Bitandukanye na kimwe cya mbere. Kandi mu bintu bigora abagabo, nimureba ko maze iminsi hano muri mugoroba hari igihe mpamagara cyangwa nkamuhamagara, kambwira ati se igiterane cyari kimeze iki? Ni cyari cyiza. Atoya, cyiza ni ukuvuga iki? Ati mbwira neza. Nterega byari byiza gusa. Atoya, mbwira hari abantu bangana iki? We agatangira kumva, kuko we iyo ari we uje arambwira ati nkubwire, ati twagiye mu giterane, akambwira abagore bari bahari, akambwira uko bari bambaye, akambwira ibyo babigishije, akambwira ibibazo babajije, akambwira ibyo. Rero abagabo ntitubishobora, ariko kubera ko tutabishobora hari isomo nize. Jya wicara natangira kugutera inkuru ujye uvuga uti ubu niko byagenze se, uti burya azagutera inkuru, hasigaye ibindi bisigaye nta kibazo. Ariko ngo abakunda conversation. Hanyuma icyanyuma aricyo nshorejeho mukabaza ibibazo. Ko muvuze cyane mwasanze ari byo? Ngo nibyo cyane, ubwo nabibavugiye. Hanyuma icyanyuma, burya abagore bagihuza n'abagabo. Nta mugore n'umwe ukunda umugabo umuca inyuma. Abagabo basambana bajya mu bandi bagore, burya babaza abagore babo. Abagore barabyanize rero ngo ikintu natwe twifuza, umugabo utanca inyuma, umugabo fidèle. Ariko ubwo turi abakristo reka tubyemeranye, ntabwo tuzongera gucana inyuma. Twabyihannye kera ubwo twavaga mu byaha, ariko wasanga hano harimo ababikora. Ko nabonye njya ntangara, bibaza ariko buriya kuki hari abantu usanga hano rwose hari abagore beza, ugasanga umuntu afite abagore beza nk'abo mbona imbere yanjye, bakagwira ngo uriya mugabo ngo asambana n'abasabati. Iyo usize umugore mwiza usa n'aba ndimo kureba imbere yanjye, ujye gusambana n'usate. Jewe muzabimbwire, byaranyoye byaranshobeye, ujye gusambana n'usate. Buriya uzi ikibitera ni ubunyabyaha. Kuko iyo wicaye ugakora biriya byose twabonye, buri munsi ubona umugore wawe ari mwiza, kandi nawe wakwitekerezaho ukabona guhagije, nta wundi ukeneye. Ariko namwe n'abagore ntimuri shyashya. Abagore erega bavuze ngo abagabo basambana n'ibiti se. Ego mukumva umugore akubwira ngo erega nguriya mugabo ngo ambwira amagambo meza ngo mpagaciro. Abasambanyi bose bagomba kwiga kuvuga neza. Kubera iki? Ugiye kwica ubukombara bwa Gaza, ni umugani w'ikinyarwanda. Ugiye gufata imbeba ayitega ibyikunda. So niba ukunda utugambo nzaza ntukubwire ko ndimo ndafata imbeba. Ariko umugore waryamanye n'umugabo utari uwe aba yataye agaciro. Ibyo muzabifate rwose, uretse ko n'Imana ibitubuza. Umugore waryamanye n'umugabo utari uwe, burya n'urya mugabo wakubeshyaga ngo aragukunda, iyo unyuze mu muhanda abwira abandi ati nuriya nawe ni nk'abandi, uba wataye agaciro, ujya muri kategori y'indaya. Uwaguhaye agaciro n'uwakurongoye, abo bandi bose ubihorere, we kwitesha agaciro, sibyo? Ibisigaye rero reka Yesu abe uwa mbere mu ngo zacu, hagati yacu twebwe dukundane, dufatanye, tuganire, dupangire hamwe, hanyuma tugire ingo nziza, abagabo banezerwe n'abagore banezerwe. Imana ibahe umugisha. Ibindi ndabisubiza nsubiza ibibazo.